mbwirira ukwegereye ngo hari impumuro kubaho utajya umenya ariko ikomeye cyane ikuriho. Igitangaza ikakubaho ntumenye ko uyifite kandi kuriho mu buryo bukomeye. Kubabi ibagwa nabi ariko kubeza tukabagwa neza. Ubuhamya butari amagambo bw'umukristo ufite impumuro nziza ya Kristo. Ngiyo topic bampaye. Ubuhamya butari iki ariko hano muzi gushaka teme bikomeye bikomeye kabisa. Imyaka yose kabisa mara. Iki kintu kiri mu bintu byananiye abakristo nidushaka tuzabyemera. Dukunda ubuhamya bw'amagambo. Tuvuge dusakuze tugire gute ariko mukuri kuriho. Imana ntiyadutumye ngo tuje kuvuga ubuhamya bwacu cyane, ahubwo yadutumye ngo tuje kuvuga Yesu cyane, hanyuma twebwe duhinduka ubuhamya. Bibiliya ikongera ikavuga ngo muri nzandiko zisomwa n'abantu. Iki kintu uko canyishe mw'abantu ndakivuga gute se mu nyumve? Nukuri igihe cyarageze cyaranarenze. Bibiliya yahisigeze. Ndababwiza ukuri, iyi Bibiliya nimushaka muzayisoma inshuro 1000 ntayo bazumva. Ahisigeze ikeneye gusoma Bibiliya zigenda mu muhanda, apana Bibiliya bazingurura amakaratasi. Bibiliya igenda, wewe ukaba inzandiko zisomwa, ugahinduka Matayo. Bashaka Mariko bakamubona, bashaka Baroma bagasanga barimo. Ukeneye Zaburi zihimbaza akabikubonamo, ugahinduka urwandiko rusomwa na bose. Tugahinduka ubuhamya, tukaba ubuhamya bwa Kristo. Hari n'ikindi kintu ngewe cyanshoboye mu bakizwa n'ubu njya nibaza n'abakristo bose. Yesu ageze hano ku isi mu madisikuru ye yaravuze ngo umbonye ababonye data. Hanyuma ngo arangiza aravuga ngo nuko namwe nimugende, dore ndi kumwe namwe kugeza ku mpera. Yani uko data yanjemo niko nanjye nabagiyemo. Uko basomaga data muri nge ari nako namwe bazabansomamo. Nongere mbabwira ukundi kuri kudakunda kuvugwa. Ntaho uhagaze ukavuga ngo ndi Yesu, nta gitangaza ubukoze nimba ko ku mwuka wa Yesu akurimo, uri Kristo wigendera. Kuko nawe yari kwisahagaza yambaye umubiri, ariko akavuga ko ari we Mana, ninge data. N'umwuka wa se wari umurimo, kandi umwuka wari muri ise yamenye muri Yesu niwe Yesu yafashe na awutusukamo. Kuki tudahagarara ngo duhamye ko turi ba Yesu? Paulo yarabihamije aravuga ngo sinjuriho Paulo, ni Kristo wigendera. Paulo yarapfuye ni marehemu, ibi mureba Paulo ntawuriho, ntaherutse ino, ubu ni Kristo wibereyeho. Ariko mwebwe akaje urinde Alexi kanamugire wande wabiriki masi w'imatimba na imatimba gute ndugu yangu. Muri Bibiliya mu Filipi urebe Paulo yivuga we, arahagarara gatinyuga ngo naho twebweho iwacu
iwacu ni he? Iwacu ni mu ijuru. Ntashobora kwiyamya ngo avenga iwacu ni Galilaya, naho mwebwe za Matimba, za Mayange, zande za Gahembe, ibintu bene ibyo gusa. By'ukuri birababaje umuntu kubihereza. Ikindi naco tudakunda gutekerezaho, mwari muzi ko Kristo agiye guhambwa, bagiye kumuhamba, yahise adufata twese ko tungana. Abamwizera aradufata twese, atwitekeramo, ajya abari twajya guhambanwa. Siko Bibiliya ivuga ngo nahambanywe na Kristo, nyamara ndiho ariko sinjye uriho, ni Kristo ugize gute? Dore uko yabikoze. Yafashe ubumana bwe, yafashe, kuko Kristo yari muzima, Kristo yari mwiza, Kristo yari yuzuye byose. Afata we mwiza, ahitamo amutransfera mu babi, afata ababi abatransfera muri we, ati njye kubahamba ntaco mumaze muri babi, reka rimwe mpamba, hanyuma njye muzima ari njye usigara muri mwe. Kristo w'umwuka ntawe bigeze bahamba. Bahambye umubiri wa Yesu, yawutekeyemo abanyabyaha n'ibyaha byacu byose. Afata gukiranuka kwe n'ubwiza bwe, abutransfera mu bana b'abantu. Abari babi mbaho ubwiza, njye wari mwiza nambara ububi bwabo, ari bwo bahamba. Bwira ukwegereye ngo Igorigota ni wewe bahambye, ni wewe bahambyeyo. Kristo ubuzima bwarabufata abusiga muri twe. Ashaka iki? Aravuga ko uko nazanye ubumana bwa data kaza mbuzanye, ni nako nanjye ngiye kubasigamwo ubwo bumana nari narahawe, nanjye mbo basigire. Hanyuma noneho mube mwisi mutaki atari mwe muriho, ahubwo ari Kristo uriho muri mwe. Ngubwo ubuhamya bwiza bw'umukristo bwigendera, ni wowe bareba. Birababaje iyo ubona abakristo benshi muri iki gihe, nukuri adagusobanuriye ubujya akijijwe. Nta bintu bibiri wamubonaho bikwemeza ko akijijwe. Atagusobanuriye ngo aruha gukatire n'uduhanda tuja kuri AR Remera, uzamuka ugire gutukate hehe insengera ha. Ni ubuhamya nukukubwira gusa hasengera nibiki, ariko nta bintu bifatika bigaragaza ko uyu muntu agize gute, ko uyu muntu akijijwe. Uzasoma amakuru ya Yesu, ahantu hose yanyuraga, ahantu hose bamubonye, umuntu wese bicaranye, umuntu wese bagendanye, yamusigaranyeho ubuhamya budashobora kwibagirwa. Abashoboye kwandika barabyandika. Yohana mu dutabo, mu twandiko dutatu, hari ahantu yavuze aravuga ngo, yarandika aravuga ngo uwo twabonye uwo twabonye intoki zacu zikamwikoreraho. Ubundi batubabwira ngaje kwandika mu byahishuriwe, aravuga ati ubutumwa bwiza ni ukubabwira ibyo nabo, ibyo twabonye. Hanyuma ahita atangira kumwandikaho. Uzabona agitangira kwandika avuga ngo umutwe we weraga, yani uko bamubonaga niko bamwandika. Mbariza ukwegereye ngo se bakwandikaho ibiki? Tukwandikeho ibiki wowe? Tukwandikeho ibiki? Umutwe wawe urimo iki? Umutwe wawe urera cyangwa uzuye ibivumvuri, urajagaraye? Ubuhamya, kuba ubuhamya butari amagambo, ubuhamya butari amagambo, ni iki Imana iduhamagarira.
iyo tuja kurenga tukaba ubuhamya bwuzuye, apana bwo turinda kubwira abantu abo turi bo bakabidusomamo, impumuro ya Yesu ikatugaragaraho, ubwiza bwe bakabutubonaho. Simbabesha, iki gihugu cyose kiba carakijijwe iyo aba bakijijwe barabaye impumuro nziza ya Yesu, bagahinduka ubuhamya bugenda. Singubesha, uzareba umukizwa waminuje mu muryango, babura uko bamwita bakaroba bakajya bamwita pastori mu muryango wabo. Siko bimeze? Iyo babona yarakijwe arabikabya. Ubundi ngiye nkunda abantu bakabya. Ugomba kuja mu bintu byose ugakabya tu. Nimba ari ugusenga ukabikabya, ukabisenga nyine, kandi nugera mu kazi ugakora ukabye. N'ubu biza bimbabaza uburyo bakizwa aja muri office agakora kimwe n'abanebwe. Mukora bingana n'abanebwe byagenze gute? Ko barakoresha ubwonko n'amagufwa, nawe kurakoresha ubwonko ugakoresha n'umwuka wera. Bigenda gute? Ngunganye n'abapagani n'abanebwe, munganye akazi, munganye gukora. Nimba koze ibintu bitatu, ugomba gukora ibindi 9. Kuyihe mpamvu? Ukavuga ngo ndabikora mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mwuka Wera. Aba bose ntibari muri nge, ubumana bwose ntibuturimo. Ngahe mbwira umuntu wagiye mu ofisi yicaranye na Data na Yesu na Mwuka, yarangiza agakora akazi bingana n'abanebwe biwabo bakorana. Bamwe baje bangoye ibiyamustera, abandi bangoye ibiki ngo bibaha imbaraga. Ejo n'abaje abafunda ahantu bari kubaka benuko, ariko ko uyu munsi ko byaba ko mwakoze nabi byagenze gute? Umwe yari uri mukije arambwira ngo uyu munsi ngo buriya ngo nta myotsi batumuye, ngo n'ubundi babangoye ibintu ngo niho bibaha imbaraga. Ndetse ni itabi se nibiki ngo reka ngo nibindi birenze itabi, akabitsinda nko utsinda nyirabukwe. Iyo bivuze se ntibyo se si ibimuga ibyo ngibyo. Ati benshi babarugoye hanyuma bagakora nka kurya kutumashine nyine ibibongera imbaraga bene uko. Ndavuga toke nubwo bakwirongera ibimoga, abandi akafata amakofi, abandi bagafata ibiki. Umugore ufite Mwuka Wera, umugabo wazindukanye na Mwuka Wera, sha ashobora gukora ibirenze ibyo abandi. Dore ikibazo mugira, muja ku kazi mwenyine Mwuka Wera mukamusiga iwanyu. Ariko abahanga iyo ahagurukaza nta nasengesho rirerire, aravuga ati Mwami w'ubwiza, ndahagurutse Mwuka Wera, jya imbere tugende, tugiye gukora akazi nge na Mwuka Wera, nge na Yesu. Iyo ukora ikintu cyose washizeho kugikorana na Yesu, mbarahiriye Imana, ukora ibintu bitandukanye n'ibyo abandi bakora. Kubera ntubukiri wenyine, deja ibyo byiringiro birahindutse, hahita kuzuka mu izo mbaraga. Buriya gutakaza Yesu biva nyine mu mitekerereze, ariko iyo utekereza muri kumwe arahari, ukora ibintu bidasanzwe. Hari umusore hano i Kigali ukora mu igaraje, mu myaka yashize babazanira ngo imodoka yo muri ambasade ngo bakore, imodoka irabananira, baragerageza pe. Nimba ari ambasaderi, nimba ari umwungirije simbizi, ngo aravuga ati iriya modoka nibona umuntu uyikora tuzamuha igihembo rwose kidasanzwe. Arabwira muzamuhe akavuatire gasanzwe bari bafite, ati muzakamuhe. Nimushiraho igihembo baragerageza barebe ko hari uwayikora. None se turinde gushaka bava mu mahanga. Barikaraga irabananira. Ngibananira umuhungu umwe ukora muri abo akijijwe atasha aravuga ariko Mwami Yesu we, bigenda gutenga abapagani n'abanebwe bananirwe ibintu natwe tubinanirwe.
tugufite mwuka wera ubona hose ugera hose vraiment. Ahita ajya kurara mu masengesho n'uburakari bwuzuye, aravuga ati Kristo, nge nawe niba koko turi kumwe, iyi modoka irava hariya yakozwe kandi biguhesha icubahiro wa Mana. Arasenga ngo arangize araryama aho yaregeye mu cumba c'amasengesho. Kurya aryamye abona ko haza nimba ari umugaragiste ntabyo nzi, wambaye biriya nyine bariya bakoreramo, afungura ya modoka areba, acomora ibipira areba, arakata areba, arafunga areba, ngo arangiza arayatsa, abona iratsa ayincaramwe arayitwarira guruka. Umuhungu areba, ngo arangiza ahita ayitera hejuru. Ni indoto, zari indoto. Ariko arabyuka ahita afata agenda, yandika utuntu twose yabonye urya akora twose aratwandika. Mu gatondo niwe ageze ku igaraje bwa mbere ngo ageremo, aja kuri ya modoka, batoke mumpeze dufungure ya modoka, kontake dufungure ya modoka. Arafunguye, agenda ayirambitse ahangaha ku modoka, atangiye gufungura, akazaza agakubita mu ijisho. Ibyanze muze mukubita ijisho muri Bibiliya, mukubite mu byanditswe. Sema haleluya. Ibyanze ja mu byanditswe urakuramo igisubizo. Byamucanga akagaruka akareba bijya yanditse, arakurikira aracomoragira gutarakata, arafungagira ate ngo arangize akubise mu kontake. Umwana w'Imana wuzuye umwuka wera we. Nimumvugire ngo haleluya. Akubisemo kontake, imodoka ya ambasaderi iravodoka ibiratse, ngo yake yinjiyemo, arakije imodoka, ahamagaye umuhungu wayizanye umushoferi wabo, barazamutse shorongi, bagize gute, barakatana ya modoka, bareba imodoka iraguruka. Imodoka yakozwe n'umuhungu waraye mu ijuru rya gatatu, weretswe na marayika. Imodoka yakozwe na marayika, ngo bayigarure, shoferi arahamagara ati imodoka yakozwe. Ninde wayikoze? Abahanga bari bazi bose basanga nta n'umwe uyiriho. Yakozwe na wa muhungu w'umukizwa waraye mu masengesho. Umwana w'umuhungu bamukubita igihembo, akavuatira aragatahana. Abandi bose bakanuye ibyiso. Kuva icyo gihe izinaniranye zose zigasigara zishirwa nde? Ubundi abakizwa muri umunyu w'isi, muri tabaza rimurikira umurwa. Mugomba gutanga igisubizo aho mugeze hose. Birababaje ko abantu bafana Yesu uri muri mwe. Ubuhamya butari amagambo. Kuko Kristo yari ameze akaba ariko tumera. Reka ndebe impamvu bazanye Nehemiya. Impamvu Nehemiya mbona bamuzanye nibajijeho, nuko Nehemiya yakoze ibikorwa bidasanzwe. Mu buryo utekereje Nehemiya ku Bayuda, automatique wamugereranya na Yesu kuri twe. Nehemiya ku Bayuda ntabwo ari amagambo, ni ubuhamya bufatika. Nehemiya umugabo uri ndebera umuntu uri ibwami azasangira n'umwami, azasangira n'umwami vino ibiryo ni ubanza kubyumviriza. Ariko igitangaje niki, buri munsi akabaza amakuru y'i Yerusalemu iwabo uko bihagaze, bameze batabasige. Ariko Nehemiya nabitekereje numva ndamukunze. Ari ibwamaguwe neza mu byibuke,
buri gihe bamubwira akaga abayuda barimo. Simbabesha, namwe mufite bene wanyu muzababaze cyangwa mubagenzure. Mwene wanyu ukize ntajya yita, nta niga kuzabona umuntu ukize yibuka kubaza amakuru ya bene wabo yasize mu bukene cyangwa mu cyaro. Ababariza iki? Ahubwo bashaka ngira ngo iyo abona uwe muhanda ngo azanyura mu kirere batazahurira hasi. Umukire wa hano iwacu aguwe neza, afite akazi keza, nacyo gituma uzabirebe n'abakizwa benshi majorite b'Abanyafurika. Apana abazungu baragerageza, ahubwo umuzungu Imana imugiriye neza arushaho kwegera Imana birenze uko byari biri, arayihamya pe. Nashaka bamugire perezida muzya mubabona, iyo yarasanzwe abyubaha arabikaya. Ariko Abanyafurika uzamutse gato akabona guwe ahita afunga ibipango, agashiraho imitaha, agashiraho senyenge, agashiraho imbwa, agashiraho iki, agashiraho bize bimurebera, agafunga. Icya kabiri, ntabagitelefona biwabo habe. Sha ngo ya ndi bize mvugana n'abakire gusa, mvugana n'abahambaye, ndahambaye. Urahambaye mu buryo wibagirwa iwanyu. Nuko Abanyafurika tumeze. Uzamutse agenda wenyine, nacyo gituma bavuga ko Abanyafurika uwazamutse abamurwanya baba bameze nk'intozi, baba ari benshi. Nuko yagiye wenyine yamara akanatwibagirwa, abasigaye bakamubura, ahasigaye kumubura niba bishobora bamukurikiza amabuye pe. Abayuda bonyine nibo nja numva ko umuyudi yazamutse abandi bose bahita bamutega ibitugu ngo azamuke kurusha uko yazamutse, kuko bazi ko azamuka akazamura abatari bake. Nicyo gituma uzumva ko umuyuda ahageze hose adashaka kugura ibintu atabaje ko hari iduka ry'umuyuda kumugurira, nzamure mwene wacu. Nuko bimeze. Ariko tw'Abanyafurika ntabwo ariko bimeze. Nehemiya ndamwubahirike, umugabo ukize uguwe neza uhaze, aribuka amagorwa ya bene wabo, aribuka agahinda barimo, akabaza amakuru. Kandi Bibiliya iravuga ngo amaze kumva izo nkuru, icya mbere ngo aricara, guhagarara biranga. Icya kabiri ararira. Icya gatatu arisonzesha. Icya kane arasenga, asengera abo bene wabo bababaye. Biragoye ko umuntu uhaze ababazwa n'abashonje. Buriya uzabirebe, umuntu washonje niwe uzumenya uburemere bw'inzara y'abandi. Ariko umuntu utarashonje niba namutakiye inzara arumirwa gusa, akureba nk'umusazi, kuko ntiyumva ibyo havuga, kuko ntiyashonje. Kandi hari abantu bameze gutyo, kubera ko atigeze asonza ntacyo abashonje bamubwiye. Ibyo murabizi ko hari abantu batigeze basonza. Narabibonye, nigeze gutura muri quartier nturana n'abakire, narume sinzibagirwa. Njewe nshomotse mu caro meze ukuntu kudashobotse, nitereka hagati y'abakire n'abayobozi. Quartier yubashwe, bipango bikinze gusa, bigize gutebona bigezweho. Ariko icyantangaje mu bakire, abana babo bakire narumiwe. Najyaga rimwe na rimwe kubasura, abo tuziranye be n'abasigaye akunda gusenga, kugira ngo umwana w'umukire arye. Yabaga afite abakozi batatu bamuzengurutse, umwe aterure, abandi babiri, umwe aba ari gusimbiza ibipopi, uwundi amuterera udukorasi, n'igiseka kikasama bakarongerayo umureti, cyangwa kwasama bagahindura korasi. Mbese abakire buriya bagira ibintu byabo bihariye rwose. Abana babo barya ku makorasi
cyangwa byanga bakabanza akabikoresha siporo bikiruka mu rupango, bibanze biruhe bize byagize nk'akanyota, abafite amapisine akanza akabikubitamo, ibintu bene ibyo nuko bimeze. Narabyiboneye iyo quartier nabagamo. Ndavuga ati icyana kimwe cy'ikibebe igihungu cy'umwaka n'amezi 2 gifite abantu 3 bakigaburira, nabo bahenda hende ni cyanga mureti aterere ibindi bintu byinshi ntazi, bimwe ntazi, simenye uko bavanga vanzi ibintu. Ndabireba ndavuga ati kumbe nuko bimeze. Nkibuka nge ko nabaye muri site quartier z'abaturage z'abakene, nta mwana w'umukene w'amezi 6-7 basabingingira ibiryo, ntawe. Deja karabizi, karahumurirwa bitarava mu gikoni kaba kumvishe impumuro. Jewe sinigeze mbona abantu ngo ko baragaburira umwana, ngo ko turagaburira umwana. Hehe, ubwana bwo muri site ku mwaka n'igice imyaka 2-4 bw'itanu bitarasha bupfunda y'intoki bukaza bubijaburirayo. Ariko abo mu bakire frigo iba yuze. Ariko nza kumenya iki, inzara ntiba mu nda, inzara ni mu mutwe ni mu mitekerereze. Nza kumenya ko abana b'abakire kubera kurarana, inzara iva mu makuru wibitseho. Iyo ufite amakuru ko hari crise ikubaho n'igihe cyo kuba kitaragera, kubera ko ubwana bw'ubukene buza burara buzi ko ayiwe uko ejo tuzarya cyangwa ayiwe bizagenda gute. Kubera kurarana susi yuko ejo butazarya, buza busonza mbere y'igihe, mbere saa 7 z'ijoro kera baburi kugaragurika, inzara iba yatangiye. Abana bo bakire kubera ko kizi ko frigo yuzuye, stock yuzuye, gikomeza gihaze kikageze ejo saa 7, kubimuha ni kibazo. Nuko byubatse. Mbwirira ukwegereye ngo numara gukira uzabyiboneraho. Nabakize baraha murabizi, narabigenzuye. Iyo nta mafungo dufite ejo, shobora kugeza saa 9 z'ejo ntarasonza, sinibuke ko nanariye cyane ntariye. Ariko umuntu wese muzabirebe benshi yazi ngo ejo nta mafungo. Saa 10 arigaragura ku gitanda yiwe akumva inzoka kera zitangiye kwivuga. Niki na amakuru kera yagezeyo, ibintu bitangiye gukorogana. Ariko iyo wararanya amakuru ko ibiryo ejo uzabitemagura, nta nzoka yeguka. Harakabaho Nehemiya, umukire wibuka abakene n'abababaye, agahinda kakamwisha, akaruha kabirwara. Yarwaye umutwaro kugeza ubwo n'ibyo yahishe bimututumbamo, ngo anyure imbere y'umwami amuseruva. Umwami amurebye aravuga ngo no Nehemiya ibintu Nehemiya narinzi siwe mbona. Byakugendekeye gute? Niki cyabaye Nehemiya kugaragaza agahinda n'umwabaro? Niki Nehemiya aravuga ati ibintu nahishe abimenya te, nico nkundira umutwaro. Buriya abenshi gusenga ntibasubizwe biterwa n'urugero rw'umutwaro. Iyo umuntu afite umutwaro w'ishaka ryamurenze, ry'abandi bantu n'iry'Imana n'iry'igihugu n'ibiki, ugera ku rwego kuri uyu mwami yabashije Nehemiya atamubwiye, bigera ku rwego Imana isigara ikwibariza ufite ikihe kibazo, wakimbwiye nkakigufasha ko mbona usa nabi, ko mbona ubabaye. Wari uzi ko umutwaro uri mu mutima ujya usenga kurusha
gusenga k'ururimi. Iyo umutwaro wakubanye mwinshi w'iby'Imana cyangwa se w'iby'ababaye, iyo utabisengeye bigera ku rwego Imana igusaba kuyisengayo. Genda urebe Yeremiya kangahe 33:3, aho Imana imwihamagarira akaba ari imwibutsa Yeremiya. Ndabaje wa mugabo, nkeneye kugufasha no kukwereka ibyihishe, ariko watinze kumbwira. Imana ari tera ikiganza ukwegereye ngo iri joro Imana ikwibutse, ikubwira ibyo uyisaba ko yarambiwe kubiguha mu izina rya Yesu. Nehemiya umwami amubwiye gucya arumirwa. Ubibonye ute? Aravuga ati uburyo usa biragaragaza ko ufite ikibazo. Aravuga ngo ni koko ndagifite. Byagenze gute? Aravuga ati namenye amakuru, nabajije amakuru. Yerusalemu, mana, ese haracyaba abantu babaza amakuru Yerusalemu? Ese turacyafite abantu babaza amakuru y'itorero rya Kristo? Turacyafite abantu babaza amakuru y'abababaye n'abakene bari mu nsengero? Dufite abantu bafite agahinda k'itorero rya Kristo, barahari cyangwa barashize? Nehemiya aramubwira ngo nabura nte kubabara. I Yerusalemu harabaye amatongo, ibituro by'abasokuru byarasenyutse, ibintu byagize gute? Umwami aramubwira ngo none Nehemiya nsaba ariko abagabo b'Imana babaho, nsaba icyo ushaka. Mwibuke ko kiriya gihe umwami yakora mu cimbo c'Imana, yani hariya niho Imana yari isubirije inyuze mu mwami. Nsaba icyo ushaka nkiguhe, nyemerera ngende, ikindi umpe inzandiko, umpe n'ibiki ibintu bene ibyo. Umwami ati ibyo ushaka byose ndabiguha, ariko uwo mubabaro mbona uri mu mutima wo kuveho. Nehemiya aremera asezera ibwami, asezera akazi keza, umugabo ubayeho neza. Aravuga ati ahubwo oya, nje kurenganana, nje kubabaranana. Ariko biriba ngo abagabo bakomeye. Iyo nsomye amakuru ya Mose na ba Nehemiya, Mose yavuze ngo kurengananwa n'abana b'Imana birandutira ubutunzi bwose bw'Abanyegiputa. Bimariye iki kuba muri Egiputa? Abayuda abana b'Imana bari mu bibazo, kubabarana n'abakizwa biraruta kwishimana n'abapagani bicariye urupfu. Nubwo abantu banezerwa, nubwo abantu baseka, barya, babyina, ariko bira Yesu, nta Yesu urimo. Singubesha, bicariye ku rupfu. Kristo umuhesha w'ubugingo wenyine niwe uduha garanti yo kubaho. Biza bindangaza uburyo umuntu abaho akumva afite morale kandi nta Yesu afite, ndetse rimwe na rimwe akaza kwereka akayikurusha. Tino turashize, ubisa yindushije ate? Iki naco singikundira abakizwa, abakristo bose kindakibangira, sinkibakundira. Uburyo abadafite Yesu hari igihe bazabagaragaza ibyishimo n'imbaraga kubarusha. Gute? Ngewe sinshaka kwemera ko mu muryango wanjye hari umuntu uzagaragara ko afite umunezero unduta. Mfite umwami w'amahoro. Ubo bafite iki? Bamwe barirata ibimasa, abandi barirata utumodoka, abandi barirata ibiki. Nanjye nzirata ko mfite Yesu. Ibyiringiro by'ubuzima, ibyiringiro by'ejo hazaza. Ibyo bafite nanjye nabigira, ariko ibyo mfite nta soko babiguriramo. Icyo nzakibaza kubakizwa kubera iki? Harya nitumara kuba ubuhamya bwigendera, ubuhamya butari amagambo,
simbabesha. Abantu bose bazatwibazaho. Njya numva ngo hari sinzi niba ari Burundi niba ari mu Rwanda ari ntabyo nzi cyangwa ari Kongo Kinshasa sinzi iyo umuntu yavangavanze hose ntubumenya bimwe n'ibindi. Hari umuntu umukire nimba ari he sinzi nimba ari gihugu ki ariko babaga muri etage nziza n'umugore bakabana n'umukene ariko nimba atari Kongo ishaka kuba ari Uganda. Niyo hantu nabonye etage y'amagorofa 7 izibana n'akazu gasakaye n'amabati uruhande rumwe urundi ari shitingi ugasanga zirafatanye. Ntabyo ari Rwanda kandi niba ari Rwanda ari kera sivuba baturanye bo bakarara hejuru muri etage ariko amahoro make akabasanga muri etage bakarara bagaragurika bashwana batomboka batongana bagira gute induru kandi bari yemewe bari imireti bari inkoko zokeje nizitetse mu mazi yeme barushe ngo barambiwe inkoko bakazana ihene bakarwanga ihene zirabashahira gute ngo baje kurya ibyatsi gusoroma salade barya ibiki ibintu bene ibyo mbese nibyo byose bakavanga. Aha babakene baba hasi bajya babareba bari hejuru bakabareba hasi n'utwo batetse babareba mu nkono zabo gutya bari hejuru bateka mu ikisi bakubitamo ikijumba bagishyira mu mazi cyangwa bakacotsa benuko baje kukirya bakarira hanze ariko n'abanyekongo ndabitoya ashaka kuba arabanyekongo. Abanyekongo bakunda kurira hanze kurusha ndabesha tubonye wewe wavukiyeyo kurira hanze bacumba kagari bagatereke hanze kandi bagakuramo amashati bose yaba umugabo ishati akayikuramo agasigara atyo n'abahungu be bose nuko umugore akenyeye agatengaho ubugari bakabukubita hanze. Icyatangaje bariya muri etage buri joro bakumva bariya bo hasi muri ka kazu imvura izigwa imvura zikabasanga mu nzu bakarara baseka ngo bakageza saa 7 z'ijoro igitwenge cyabije bakabyuka baseka ngo bakubitanaho bamara agasangira iki ibijumbu n'ibishimbo byumaguritse bimeze ukuntu nibyo biberaho. Abandi nyama zarabamaze n'imireti n'ibiki baza bahindagura agahumuro kagakwira ahantu hose ngo amara none bariya barara barwana babuza amahoro ibintu byabacanze bya none umunsi umugarara amwe atariko ni gute twe turaruku ariko bariya baza barara kuriya byagenze gute. Umunsi umwe baramanuka none bagiye kugenda barahanyura barabasuhuza kwamara barabazamuga bati nimutubwire mwebwe mumeze mute abandi ati kwiki ko muza murara museka amajoro yose mwebwe muza museka gute biva hehe nibiki batera kunezerwa mufite aka kazu mwamunezerewe iki kandi ibyo murye turabibona mwamwari eske bigenda gute abandi barababwira toke twebwe iyo turiye ikijumba twamara tukarenza amazi tugakubitaho ikorasi yo mu gitabo yo muri kantike tugafatana ibiganza tugashima Yesu aha ijuru rihita rimanuka kurara hano sema haleluya. Umugore ahita arahindukira ijuru rikaza kurara muri aka kazu ritaje hariya abandi ati ntiriza rizanwa n'amagorofa rizanwa n'imitima. Ubu uyu munezero mugira ni Yesu wawuduhaye gusa barashoberwa none ngahe nyumvira bafite igorofa abandi bafite Yesu bafite amahane abandi bafite amahoro yani ubuhamya bwabo buragaragara burasomeka rwose. Ubuhamya bwa Nehemiya si amagambo n'ubwiyahusi ndagiye amashamba nyinjire ikiba kibe nimfa ndi gukiza Yerusalemu no kuyubaka biramaze
ariko ndagiye. Nehemiya baramubona live amaso mu yandi. Nehemiya arazenguruka ijoro n'abinginzi. Nehemiya arubatse, Nehemiya arasanye. Yerusalemu irahagurutse irubatswe. Abayuda basubiye mu mazu, basubiye kubona amasoko, amariba, amarembo yose arubakwa. N'ibintu barebesha amaso, si imigani. Nehemiya ndarinda babwira ngo ndabakunda. No, urukundo rwa Nehemiya bararusoma, ruramugaragaraho, ntabwo ari ibintu byo kuvuga. Aho se tuzahagera ryari kugira ngo tugere ku rwego uhinduka ubuhamya? Dufite abakizwa aba mu itorero imyaka 10 akarinda avamo na mwarimu atamuzi neza, nta gikorwa na kimwe kimugaragaraho akora. Reka mbabwire, iyo Kristo yakuzuye akuzuza urukundo, zijya mpuhwe yagiraga arazikuzuza. Irya mirimo yakora nta muntu ufite Yesu udakora ntawe. Ibyiza biba bikuzuye bikugendaho, abantu barabibona, isi kabibona. Mana yanjye, nasomye umugore witwa Tabita, muramuzi sintindaho, ariko umugore wabaye ubuhamya we bugenda. Dukeneye badoruka mu matorero Anglikani, badoruka barihe, bamenywa n'abapfakazi bose n'imfubyi. Pera ikiganza ukwegereye mubwire ngo ese ni bangahe bakuzi inshuti yanjye we? Abapfakazi bangahe n'imfubyi zikuzi? Umugore wakiriye Yesu ngo arangize aravuga ngo aho Yesu atari, Tabita ndahahagarara. Imana namenye ko ari Imana ya, ko ari umugabo w'abapfakazi akaba se wi. Ubu ngiye guhagarara aho Imana yari guhagarara, ndahagarara. Yarahabaye, imfubyi zose ziraseka. Agira umuntu ndebera igitabo ca Yobu 29 arajya kwansomera. Yobu 29 mwumva abagabo b'Imana uko babayeho. Niho njya gusoreza, niwe muntu njya gusorezaho. 29 guhera kuri 11 kugeza kuri 17. Okay, turaja kuhasoma. Ariko cyanejeje, Tabita wa undi ukora biriya ararwara. Tabita arapfa. Amaze gupfa, amasengesho y'imfubyi n'abapfakazi bahita batora imyenda yabo. Buri muntu atora iyo yahawe, bose barayitora. Batangira, tugenda dushaka intumwa za Yesu. Tabita ntashobora gupfa ngo dusigare, itwishane nawe cyangwa imugarure. Amarira y'abapfakazi n'imfubyi akora ku mutima w'Imana. Imana ijyana na Petero, kubera ko batabonaga Yesu, bakabazi ko Petero yagendanye na Yesu. Baragiye abwira Petero, uramuzura cyangwa ntumuzura, agaruke cyangwa mujyane nawe uveho, dukeneye Tabita kwagaruka. Petero yaragiye aravuga ati, wa Mana we, ntaba atagarutse sinsohoka. Ndasohokera he bose ko bahagaze ahangaha. Imana yibuka imirimo yande, imirimo ya Doruka iribukwa imbere y'Imana. Hari ibintu Imana iziha agaciro namenye. Imana iziha agaciro ubushuti mugirana. Imana igaha agaciro imirimo myiza wakoze mu mwanya wayo. Iyo yibutse ibyo bintu, dore n'abantu bajya basenga Imana igahinda umushitsi. Ni abantu bayibutse ubushuti, ni abantu bayibutse imirimo idasanzwe bakoze. Ugiye muri Bibiliya, Imana ivuze ngo ndica Abisiraheli bose. Aha Mose yarayibwiye ngo urica abana b'inshuti yawe Aburahamu.
inshuti magara. Bizumvikane Aburahamu azumve ngo abana be warabishe. Imana kugeza ubwo Imana yigaruye igendana nabo yanga kubikira bango kubera inshuti yanjye Aburahamu. Nawe Mose umpagarara imbere, ndemera bene wanyu babeho. Dukeneye kwizera Yesu ku rwego tugeraho bishaka kubeshaho bene wacu. Ninde ubyizeye mu izina rya Yesu? Ndavuze ngo ubwo buntu bubabeho, impinduka zizaba iwanyu zikuvuyeho wowe. Ninde ubyizeye atange haleluya? Aha. Wowe ari wowe bizaheraho guhindura iwanyu bitari byarahabaye, ariko bivuye ku bushuti wagiranye n'Imana. Undi muntu urumva babaye inshuti bitumye Imana yigarura. Undi mugabo imirimo ni babiri, Hezekiya na Tabita, nibo bantu bapfuye bagarugwa n'imirimo. Hezekiya amaze gupfa abwira Imana, ubonye ngo mfe nge, wakugaruye muri Isiraheli barakwirukanye, ngasenya ibigirwamana nkakubakira ibicaniro, none nyuma yo kubaka ibicaniro no kugusubiza ku ntebe ubonye ngo nyiture gupfa nishwe n'iki kirwara bavuga ko ari kanseri yararwaye. Ngo arafukama ararira yerekera ivuri, ngo arangize yibutsa Imana imirimo iri mu ijuru. Imana birayinanira ihita ihamagara Yesaya profete wari waje kumuhanurira urupfu. Sigitangaza ko aho wabwiriwe amakuru mabi ari naho amakuru meza yagusanga. Ninde ubyizeye bizakubeho mu izina rya Yesu Kristo? Bamubwi profete yasezera urapfuye n'Imana intumye, kandi umuhanuzi mukuru apana abana b'abahanuzi. Abana b'abahanuzi bajya bavangirwa bajya banabesha, ariko abahanuzi bakuru no. Ngo yibutse Imana irigarura, irasubira ihamagara Yesaya. Yesa, subirayo ugenda umbwirire Hezekiya ngo sha urupfu rwe rurasibiye. Akomana Imana nireba imirimo yanyu myiza izasibiza impfu zanyu mu izina rya Yesu Kristo. Ikijya kinyobera bazava ngo Imana yohereze urupfu ntirushaka gusubirayo rudatwaye uwo rwishe. Njya nibaza ko rwa Hezekiya Imana yashatse umunebwe wo hafi utagira umurimo n'umwe. Navuga toke mu ndebere ikinebwe kitagira habe namba tugisuke. Naho Hezekiya wanyubakiye ibicaniro kandi ngo aje gusenga aravuga ngo ikuzimu ko batagushima, nkaba nikumburiye kujya mu rusengero, nkumbuye amateraniro, reka nibereho ngushime. Imana ngirebe imirimo ngo yumve ko ni imigambi ari yo kuramya. Imana yavuga toke ibereho sha, turashaka ubundi turwegekaho. Nsomera Yobu ariho dusoreza. Makumyabiri n'icyenda umurongo wa 11 kugeza kuri 17. Mwumve uyu mugabo si ubuhamya bw'amagambo. Yobu igice cya 29 umurongo wa 11 turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Aba ngo ugutwi kwanyumvaga kwanyitaga uhiriwe. Ugutwi kose kwanyumvaga kwanyitaga uwahiriwe. N'ijisho ryambonaga ryamberaga umuhamya. Ijisho ryose ryambonye ryari umuhamya wanjye. Yuko nakizaga umukene utaka. Ko nakizaga abakene bose bataka. N'imfubyi nayo itagira gifasha. Imfubyi zitagira kirengera. N'uwendaga gupfa wese yansabiraga umugisha. Unyumvira aka kantu, ugiye gupfa wese mu mujyi yacikanaga asabira Yobu umugisha, akavuga ngo naho ngeze ni Yobu wabikoze. Kandi ngatuma umutima w'umupfakazi uririmbishwa no kunezerwa. Imitima y'abapfakazi amakorasi yari yaranze gukama
kubera ibyishimo bya Yobu ko ababeshejeho. nambaraga gukiranuka kukanyambika. Nari narambaye gukiranuka nako abariko kunyambika. Kutabera kwanjye kwari kumeze nk'umwitero n'ikamba. Nambaraga kutabera niwo mwitero nambaraga, sinarenganyaga. Nari amaso y'impumyi n'ibirenge by'ikirema. Nari ibirenge by'ikirema batagira bose. Nari amaguru yabo Yobu. Nari se w'umukene, nari se w'abakene, ngakurikirana urubanza rw'uwo nari ntazi. Nakurikiranaga urubanza rw'uwo ntazi kugira ngo atarengana. Navunaga inzasaya z'umunyabyaha. Navunaga inzasaya z'umunyabyaha nkamushikuza umunyago mu menyo ye. Maze umunyabyaha wambuye umuntu Yobu yarabimwamburaga akabisubiza nyirabyo. Maze nkavuga nti nzapfira mu rugo rwanjye kandi nzagwiza iminsi yanjye ingane n'imisenyi. Umuzi wanjye wari ushoreye mu mazi, n'ikime cyatondaga ku ishami ryanjye bukarinda bucya. Ubwiza bwanjye bwahoraga bwiyuburura, umuheto wanjye ugakomerera mu ntoke zanjye. Komera Imana amashyi kubw'ibyo bintu Mana yanjye. Ninde muri twe wahamya bene ibyo? Abatarebana amaso yabo, abatagira amaguru bose, nabigiye uko bazabaho bakagenda. Uwarenganyizwe wese naramurenganura. Hari ahantu yavuze ngo nicaraga mu marembo y'umurwa, ngo ibikomangoma bikipfuka mu maso, abasore ngo bagatinya kuhanyura. Ubukiranutsi bwe bwari bwararenze mu buryo abantu bose basigara bamutinyira ico. Icya kabiri yari umukire, Imana yari yaramuhaye umugisha. Reka mbabwira kanako, iyo umutima wawe wemeye kubaho uri umuntu uzahura abandi, ntacyatuma Imana itaguha umugisha, kuko uba wabaye amaboko y'abatishoboye, wabaye igisubizo ku bananiwe. Muranyumva? Tuvuge haleluya. Ngiye gusoreza kuri tugomba gukora imirimo yose. Ikibazo tugira, tujya dukorera Imana kabashaka reka nyikorera impembe. No, dukorera Imana nk'abayitura ibyo yadukoreye. Ntabwo dukorera Imana nk'abagira ngo iduhembe. No, turayitura ibyo yadukoreye bikayitera gukora ibindi, nanjye ngasubira nkayikorera nyitura ibyiza. Ibyo dukora byose ni ukwitura ibyiza ikora, kugira ngo ubu buhamya bugenda butari amagambo. Nuko wemera kuvangwa na Kristo ukiyunga nawe. Icya kabiri, ugomba kubaho igihe cyose ukavangwa mpari, bahagaze mu mwanya wa Kristo. Ngabuya Paul yavuze ngo mugere ikirenge mu cyanjye kuko nanjye nkigera mu cya. Niba mbona babone Kristo. Jya wicara uvuge ngo Kristo, aho utari ndahari, aha utari ndahahagaze, ngahe mbwira icyo nkora. Ugomba kuba uri umuntu witeguye gukora. Dukora iki? Cya mbere ni uguhamya Yesu turimo. Icya kabiri ni ugukora imirimo myiza nk'igihe Yesu yakoraga. Mbabwire ko nta muntu Yesu yaciyeho atamugiriye neza, nta muntu Yesu yabonye arengana ngo areke kumutabara. Hanyuma tukavuga ngo Yesu ngo ni uri muri twe. Ngiye gusenga Imana uyu mugoroba. Dukeneye kuba ubuhamya bugenda. Dukeneye kuba ubuhamya bugenda. Abatubona babone Yesu kuri twe. Icya kabiri, isi y'umwijima imenye ko Kristo atahavuye ahari. Aho uzajya unyura isi y'umwijima imenye ko ni Kristo uhanyuze cyangwa ni umuntu uhanyuze. Wari uzi ko ariko bimeze? Umukiranutsi muzima ahantu anyuze abantu babona uri umuntu, ariko isi y'umwijima ibona gusa ari imbaraga za Yesu zinyuze aho hantu. Nimwemere muhinduke ubuhamya bugenda. Bibiliya ive mu mpapuro yuzure muri mwe. Nubwo Bibiliya bazitwika zikavaho, mwebwe musigare muri Bibiliya yasomwa yareberwaho. Tukabatoke gukiranuka no kumera nka naka. Gukizwa no kumera, dufite abakizwa
batukishije agakiza kugera ubwo abantu bose bakanga. Ariko Imana ishimwe ko itajya yiburira, ifite amazina make y'abisarudi bataranduza iki, bataranduza imyenda yabo. Nubwo bazacurika agakiza bazahaba, n'abagahagazemo barahari. Vuga ngo ndahari mu izina rya Yesu. Icya kabiri, abandi nibabivamo vuga ngo ndahari nzasigaramo. Njya nuko njya mvuga abakozi b'Imana nibabivamo nzabigumamo. Abandi nibareka Yesu nzama. Ari umugabo avuze ngo nubwo bavuga ko ibyo babigishije ari ibinyoma atari ukuri, aravuga ngo nakomeza akabyizere kuko byangiriye neza. Nubwo bazakavuga ngo sibyo, hari n'abahagarara muri iki gihe abahakanyi babaye benshi muzabumva, ahagarara akavuga ngo nta Mana iriho na Yesu ntawe uriho, agasobanura n'impamvu. Nibashake bazabivuge, ngewe naramwiboneye, twarahuye nawe amaso ku yandi. Umugabo nahamagaye akansubiza ijwi nkaryumva, akanyereka nkabibona, ngasaba ibimenyetso akabyerekana, akampa amahoro yo mu mutima isi itigeze impa, akampa ibyiringiro ndafite ahandi nabikura. Ninde wambwira ngo ntawe uhari nzamwemerere? Nimba utamufite genda urya ibirayi nta kibazo, nanjye ndaguma ndye Yesu nahuye nawe. Sema haleluya. Muhaguruke duhamagara izina rya Yesu. Dukeneye kuba ubuhamya butari amagambo. Kristo abe ashinzwe muri twe, bamutuboneho we. Ariko Mana yanjye ahishukire muri nge. Mbwirira ukwegereye ngo ejo tuzajya mu kirere cya gatatu, ejo tuzajya mu ijuru rya gatatu. Reka mbarekera, ejo tuzajya mu ijuru rya gatatu. Pe muzaze mutiteguye kurambirwa, muzaze mwiteguye kuzura Yesu akabuzura, Kristo agashingwa muri mwe. Zamura ibiganza dusenge. Mana yacu mu izina rya Yesu, ntawuhwanye nawe Kristo, uri mwiza, mu beza urabaruta, mu bahambaye urabaruta. Uri igihome, uri igitare, uri imbaraga, uri ingabo, uri Imana yacu, uri Data wa twese. Manuka mu izina rya Yesu uyu mugoroba muri aba bantu, ngwino wuzure ubugingo bw'aba bantu. Pawulo arandika ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari urusengero rw'Imana ihoraho? Kristo we ngwino uture muri nge, uhindura ubuzima n'amateka, wigaragariza aba bantu, uhindura imibereho yacu. Kristo aganze muri twe, Kristo yumvikane. Reka isi dusomemo Yesu, reka hacu hagende hashira, aha Yesu hazuke muri twe, ubumuntu bushire muri twe, ubumana buzuke. Isi menye ko Yesu ari muri twe, igaragaze Kristo we. Ndasabira imbaraga z'Imana kuzura muri aba bantu bateranye uyu munsi. Ndasabira umuntu wabaye kwakira ubuhamya bwe, kwakira igitangaza cye, igitangaza gikomeye ariko guhura na Yesu imbona ngubone. Yesu yeretse abagabo babiri bajiye Mawusi, yereka aba bantu uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Senya icyitwa ubwoba cyose, kubita hasi ibinyoma byose, ukuri niguhishuke muri bo, bahinduka ibiremwa bisha, byahindutse, byabatuwe, bifite amateka. Lelanfoa atua rakaya. Mana urahambaye, Mana urahambaye.
fatira ikiganza uwo muntu mwegeranye. Transfere ya mwuka wera, imbaraga z'Imana zinyure muri icyo kiganza, kubera ko Kristo arahari ataboneka, aragufashe nawe ufata uri ku ruhande rwawe. Kristo aratransfera imbaraga mu bantu be, arazohereza mu bantu be. Fata aba bantu Kristo we, fata aya maboko, fata ibiganza byabo, fata ubuzima bwabo, fata kontrole kuri aba bantu, hindura amateka, reba ubuzima buca, igaragaze mwami we. Uwo wagezemo isi y'umwijima irasenyuka, uwo wagezemo imyuka mibi iratsindwa, uwo wagezemo karande zirashira, uwo wagezemo amateka arahinduka. Sawuli yarahindutse, Yohana yarahindutse, Petero ubwoba bwarashize, imibereho yabo yabaye iy'abanyembaraga. Rema imbaraga muri aba bantu, aho banyura hose isi y'umwijima ibura ikwirwa, isi y'umwijima ibura ikwirwa. Batangire gutanga ubuzima aho bageze, batangire gutanga ubuhamya, bahinduka ubuhamya. Ndabyumva Mana, witeguye kuduha umugisha uzatuma tubera batuye isi umugisha, uzaduha umugisha tubera batuye isi umugisha, kuko uri Imana yacu ikora ibirenze ibyo dutekereza. Mana, ndagushimiye ko imbaraga zawe ziri kunyura muri aba bantu. Yesu mwana, Yesu mwana, ndasabye ngo ejo buri muntu wese azumve ikimenyetso, aziyumve ikimenyetso cyo kugendererwa gukomeye atigeze yumva, aziyumve gukorwaho n'ukuboko kw'umunyembaraga, kumuzahura, kumuhindura, akumva ko ahuye na Yesu ugenda. Kristo ari muri twara aha hantu, niteguye kubona ineza yawe ikora ku bana b'Imana. Ndagushimiye ko ubyumvise, ndagushimiye ko utugende, ndagushimiye ko witeguye gukora ibihambaye, ndagushimiye ko iki cyumweru kirimo amateka ku bantu bamwe hano hantu. Ndagushimiye kuri intwari irwanikanesha, urabohora, urakiza, urarema. Ubuzima bupfuye bukurweho, ubuzima bw'imbaraga butangire, ubuzima busa n'ubwo batawe uyu munsi batangire kwibona mu bindi birere batabonagamo. Mana, ngushimiye kudahemuka, Mana, ngushimiye kudatererana abawe. Abawe urabazi, abawe urabazi, abawe urabazi. Shimwa ko uduhaye ubuhamya buhoraho, kandi tugiye kuba ubuhamya busomwa na bose. Isi izabibona, imiryango yacu izabibona ko tufite ubwiza budafite abandi, ko turi beza kurenza abandi, ko dukora ibirenze ibyo abandi bakora, ko dutanga ubuzima. Mana, tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu. Oh Yesu, shimwa Yesu, shimwa Yesu, shimwa Yesu, shimwa Yesu. Reka tumwongere amashyi. Kristo ni umwami. Ubuntu n'amahoro bya Yesu bibane namwe. Umuyobozi wa gahunda nafate, tuzasuzanya namwe ejo nimugoroba.